Inshuti bakunzi bacu, twongeye kubasuhuza kandi twongeye kwishimira kubana namwe mw'iki kiganiro twabateguriye uyu munsi. Uyu munsi tugiye kuvuga ku muhanga wabayeho ukomeye cyane uzwi muri siyansi witwa Albert Einstein, wamamaye cyane bitewe n'ibyo yakoze akiri ku isi, akiri mu buzima bwo kuri ino si, yaba ari amagambo yavuze ndetse n'ibindi byose yagiye abaho atangwaho urugero, dore ko yamamaye mu kinyejana cya 20, akaba yarasize ibintu byinshi n'ubu ngubu bikivugwaho, benshi bakimwibazaho bitewe n'ubuhanga yari afite. Byinshi bikunze gucanga abantu bitewe n'ibyo yavuze, ibyo yakoze. Akanya rero tugiye kurebera hamwe amagambo akomeye y'ubwenge twakwigiraho nkatwe yasize. Gusa mbibutsa ukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byose tukugezaho bijye bikomeza kugira akamaro, kandi twibutsa ko amagambo tuvugira ahangaha cyangwa se aca ku no murongo wacu ntukajye uyumva nk'ibintu bitambutse gusa, ahubwo ujye uyatekerezaho urebe uburyo nawe wabishyira mu bikorwa. Einstein yaravuze ati, hagati mu bintu bikomeye cyangwa se igihe ibintu bikomeye haba harimo amahirwe. Ntukarebe ibibazo bije ngo wicare urire gusa, ahubwo ujye utekereza icyo ibyo bibazo wabibyaza, uko amahirwe wabyaza mu ibyo bibazo, urebe icyo wakora. Abahanga mu bijyanye no guhanga imirimo cyangwa se entrepreneurs, ba rwiyemezamirimo, akenshi ibitekerezo by'icyo bakora cyangwa se umushinga bakora bawukura mu bibazo, ariko gushyira mu bikorwa ijambo uno muhanga Einstein yavuze. Einstein yagize ati, umuntu usoma byinshi agakoresha ubwonko bwe gakeya azagwa mu muco w'ubunebwe bwo gutekereza. Azahora mu bitekerezo gusa, aho gukora ahore atekereza ibyo abandi bavuze cyangwa se ibyo yasomye. Igihe usomye cyangwa se wumvishe ikintu, ihutire gushyira mu bikorwa udatekereje byinshi cyane, ko nukomeza gutekereza uzahura n'ibicantege n'ibikwereka ko ibyo bintu watekereje bidashoboka. Ahubwo wowe ukora, ugerageze, bizanga ariko wakoze. Einstein yagize ati, umuhanga w'umusazi cyangwa se w'ikigoryi ashobora gukora ibintu byinshi bikomeye cyane kandi byangiza cyane. Bizasaba ko umujeni cyangwa se umuhanga ndengakamere agiramo uruhare rwe, akazanamo umwete we n'umurava we, akabiha icyerekezo, akabishyira mu nzira byagakwiye kubamo. Bivuze ngo igihe cyose waba ufite ubwenge runaka, ukeneye undi muntu ugufasha cyangwa se ugufasha kwerekeza ibintu byawe mu nzira ikwiriye. Aribyo bajya batubwira gushaka umuntu twakwita nka mentor cyangwa se umupare ugufasha kunoza ibintu byawe neza. Nta muntu nyakamwe, buri wese aba akeneye umuntu umufasha kugira icyo ageraho. Nimba ari cyo ugiye gukora, byaba byiza ko washaka umuntu ugusumbyeho, ufite experience, uzi ko hari icyo yabashe kugeraho, akaba yagufasha kunoza neza ibyo uri gukora. Einstein yarongeye ati, gravite cyangwa se gravitation cyangwa se pesanteri ntabwo izishingira abantu bagwa mu rukundo. Kumwe abahanga mu bunyabugenge bajya tubwira ngo kugira ngo tutava ku isi hari imbaraga zidukurura. Einstein yavuze ngo izo mbaraga ntabwo ziteye ku bantu bagwa mu rukundo. Hari n'abavuze ngo urukundo ni ukurindagira k'umutima. Einstein yarongeye ati, ikintu kigoranye kumva muri ino si ni ukuza kw'imisoro. Einstein arongera ati, sinigeze ntekereza ku hazaza, biri kuza vuba cyane. Einstein arongera ati, siyansi cyangwa se ubumenyi butagira iyobokamana ni nk'ubumuga cyangwa se ikimuga. Iyobokamana ritagira ubumenyi, ritagira siyansi, ni impumyi. Einstein arongera ati, ibintu byose bigomba gukorwa mu buryo bworoheje ariko butaciriritse. Einstein arongera ati, ibanga ryo guhanga ni uguhisha isoko wabikuyemo. Einstein arongera ati, ntabwo dushobora gukemura ibibazo dukoresha uburyo twakoresheje tubihanga cyangwa se tubiteza. Tugomba guhindura uburyo. Inzira waciyemo ukagwa mu mutego, ntabwo uzasimbuka wa mutego uciye muri ya nzira. Albert arongera ati, ubumenyi wakuye mu ishuri nibwo busigara igihe wibagiwe ibintu byose wize mu ishuri. Ibyo usigarana nibwo bumenyi wakuye mu ishuri. Iyo wiga mu ishuri wiga ibintu byinshi, ariko iyo usohotse bya bindi ugumana, bya bindi utahana inyuma y'igihe runaka ukaba ukibifite, ibyo nibwo bumenyi wakuye mu ishuri. Einstein yarongeye ati, wihangayikishwa n'ibibazo ufite mu mibare, ndakumenyesha ko ibyanjye birenze ibyawe. Einstein arongera ati,
hari emfine ebyiri cyangwa se ibintu bibiri bitarangira: isanzure n'ubugoryi bwa muntu. Nanjye ntabwo nsobanukiye neza iby'isanzure. Einstein yarongeye ati, ntabwo nzi neza intwaro izarwana intambara ya gatatu y'isi, ariko nzi ko intambara ya kane y'isi izarwanwa n'inkoni ndetse n'amabuye. Yarongeye ati, ntabwo ari ikintu cyose cy'agaciro gihabwa agaciro, kandi ntabwo ari ikintu cyose kitari icy'agaciro gihabwa agaciro. Arongera ati, ubusazi ni ugukora ikintu mu buryo bumwe inshuro nyinshi, ukagisubiramo inshuro nyinshi wizeye kubona ibisubizo bitandukanye. Einstein yarongeye ati, niba utabasha kubisobanurira umwana w'imyaka 6, nawe ubwawe ntubizi. Einstein yarongeye ati, ntuzagerageze kuba umuntu w'icyamamare, ahubwo uzagerageze kuba umuntu w'agaciro. Einstein yarongeye ati, ntabwo ari uko ndi umuhanga, ahubwo ni uko mbana n'ibibazo igihe kirekire. Einstein yarongeye ati, igira kuri ejo hashize, ubeho ku bw'uyu munsi, ugira ibyiringiro ku bw'ejo, ariko icy'ingenzi ni ukutarekera kwibaza. Einstein yarongeye ati, ntabwo mfite impano idasanzwe, ahubwo ndi umuntu uhorana amatsiko. Albert Einstein yarongeye ati, urugero ntabwo ari ubundi buryo bwo kwigisha, ahubwo nibwo buryo bwonyine bwo kwigisha. Igihe uri gusobanurira abantu, igihe uri kwigisha abantu, ufite ibyo uri kubabwira, gerageza gutanga ingero. Ibyo uri kuvuga ubyerekane mu buryo bw'ingero, nibwo abantu bazabasha gusobanukirwa. Kwigisha nyakuri ni ugukoresha ingero, ntabwo ari ugusoma ibyanditse gusa, ahubwo ni ugutanga ingero mu buryo bufatika, mu buryo bugaragarira buri wese, nibwo abasha gusobanukirwa. Einstein yarongeye ati, igihe igisubizo cyoroshye, Imana irasubiza. Einstein yarongeye ati, igifu kirimo ubusa ntabwo ari umujyanama mwiza wa politiki. Bivuze ngo igihe cyose ushonje unatekereza nabi, haranira gukora ushaka icyo kurya, ibitekerezo bizaza byiza. Einstein yarongeye ati, itandukano riri hagati y'ubwenge n'ubugoryi ni uko ubwenge bugera umupaka. Einstein yarongeye ati, umuntu wese ni umuhanga, ariko nucira urubanza ko ifi itashoboye kurira igiti, uzamara ubuzima bwawe bwose wizera ko ari ubugoryi. Einstein yarongeye ati, igihe uri gutereta umukobwa mwiza, isaha imwe ikumera ikunganira n'isegonda, ariko igihe wicaye ku cyuma gishyushye, isegonda ringana n'isaha. Iyo ni isano iri hagati yabyo, isano y'igihe. Einstein yarongeye ati, umuhanga akemura ibibazo, naho umunyabwenge arabihunga. Albert Einstein yarongeye ati, abagabo bashaka abagore bafite ibyiringiro by'uko bazahinduka, abagore nabo bashaka abagabo bizeye ko bazahinduka, ariko ikidahinduka kuri bose ni uko batungurwa. Ibyo bibwiraga byose basanga bidashoboka. Einstein yarongeye ati, ubwato buba bufite umutekano, buba butekanye igihe buri ku nkombe, ariko ntabwo ari cyo bwakorewe. Einstein yarongeye ati, umuntu atangira kubaho igihe yashobora kubaho inyuma ye. Einstein yagize ati, umurimo nicyo kintu cyonyine gitanga ubuzima, ntuzizere ko hari icyo uzabasha kugeraho utasohotse ngo ujye gukora. Einstein yarongeye ati, urupapuro rwo kwandikaho yuko dukeneye kwibuka, ariko ubwonko bukoreshwa mu gutekereza. Twongeye kubashimira uburyo mukomeza kubana natwe, twibutsa ko mukora subscribe, mukora share, kugira ngo ibiganiro dukomeza kubagezaho bibagereho ku gihe. Murakoze cyane.